Amakosa 10 atuma telefone yawe iba mu kaga. Abantu benshi batekereza ko fone yabo ifite umutekano, ariko ukuri ni uko fone nyinshi zihakingwa bitewe n'amakosa nyirazo akora buri munsi. Si uko abahakazi aba ari umuhanga cyane cyangwa ngo afite ubumenyi buhambaye, ahubwo akenshi biba bitewe n'uko umuntu yatanze amahirwe atabizi. Uyu munsi tugiye kureba amakosa 10 akomeye atuma fone yawe ishobora guhakingwa. Ikosa rya mbere ni ugukanda link utabanje gutekereza. Hari abantu benshi bakunda guhita bakanda link. Urugero, ushobora kubona message ivuga ngo watsindiye amafaranga kanda hano uyafate. Hari abantu benshi bakunda guhita bakanda ako kanya, ariko iyo link ibishobora kugushyira kuri website yaka akagusaba amakuru yawe. Niko abantu benshi bamburwa account zabo za WhatsApp cyangwa se Facebook. Ikosa rya kabiri ni ugukoresha password imwe ahantu hose. Abantu benshi bakunda gukoresha password imwe kuri WhatsApp, kuri Facebook, kuri email n'ahandi. Tekereza haka rero abonye password yawe kuri website imwe, abashobora kugerageza iyo password ku zindi account zawe zose. Niyo mpamvu abantu bamwe bihutira kubura account nyinshi icyarimwe. Irya gatatu ni download zituruka aho utazi. Hari abantu bakunda gukuramo app kuri internet hariho hose. Urugero, hari igihe umuntu ashaka game cyangwa filime iri free itishyurwa, akabona website imuha app yo kuyireba, ariko iyo app ibishobora kuba irimo virusi cyangwa spyware. Iyo imaze kujya muri phone yawe ibishobora gukurikirana amakuru yawe. Kane ni ukudasubiza system update. Telefone yawe ikunda kugwa updates. Abantu benshi rero barazisuzugura, ariko update akenshi ziba zije gukosora ibibazo by'umutekano. Iyo utayikoze phone yawe ishobora kugumana ibyuho hakaza ashobora gukoresha agira ngo aguhakinge. Ikosa rya gatanu ni ugukoresha wifi yo ku muhanda utitonda. Hari abantu benshi bakunda wifi yo ku muhanda cyangwa muri restaurant, ariko hari abahakazi bashobora gukora wifi isa niyemewe. Iyo uyifashe baba bashobora gukurikirana amakuru yawe. Niyo mpamvu expert bavuga ko ugomba kwitonda cyane kuri wifi ya public wifi. Gatandatu ni ugushyira amakuru menshi ku mbuga nkoranyambaga. Abantu bamwe bashyira amakuru menshi kuri internet, aho batuye, aho bakorera, amazina yabo yose, itariki y'amavuko. Aya makuru abashobora gufasha hakazi gutekereza password zawe cyangwa se kugushuka. Karindwi ni ugutiza abantu phone yawe utabizera. Hari igihe umuntu ashobora kugusaba gukoresha telefone yawe gato, ariko hari app ziba zishobora gushyirwa muri telefone yawe mu masegonda make. Iyo zishyizwemo ziba zishobora gukurikirana ibyo ukora byose. Niyo mpamvu ugomba kwitonda utiza telefone yawe. 8 ni ukudashaka lock ya phone ikomeye. Abantu benshi bagifite lock yoroshye cyane cyangwa se password zoroshye cyane, nka 1 2 3 4 cyangwa 0 inshuro enye. Iyo umuntu abonye phone yawe abashobora kuyifungura mu masegonda make. Ni byiza gukoresha fingerprint cyangwa se password ikomeye. Ikosa rya 9 ni ugukanda amatangazo ya internet. Hari amatangazo agaragara kuri website cyangwa apps, amwe aba ari fake ad zakozwe na hackers. Iyo yakanze abashobora kugushyira kuri page ifite virusi. Ikosa rya 10 rero ni ukutamenya ko hari abashuka kuri internet. Ikosa rikomeye kurusha yandi ni ukwizera buri kintu ubona kuri internet. Hackers benshi ni baba bakeneye gukoresha tekinoloji ikomeye, bakoresha gusa ubwenge bwo gushuka abantu. Niyo mpamvu umutekano wa phone yawe utangirira ku kintu kimwe, gutekereza mbere yo gukanda. Nk'uko mubibonye rero, phone yawe ishobora guhakingwa atari uko hackers ari umuhanga cyane, ahubwo akenshi biterwa n'amakosa mato abantu bakora buri munsi. Iyo wirinze aya makosa 10 uba wongeye cyane umutekano wa telefone yawe. Niba ushaka kumenya byinshi kuri cyber security mu Kinyarwanda, komeza ukurikirane channel yacu kandi ntuzibagirwe gukanda subscribe, like, share na comment kuri Sibo James Tech and AI. Murakoze rero, nge twabanye nitwa James, mukomeje guhabwa ikaze. Kwiga AI mu buryo bworoshye, subscribe Sibo James Tech and AI.